uzamubaza umwana wanjye yewe mana we uzamubaza umwana wanjye rita wanjye uzamumubaze mana we uzamumubaze maraso yazayabazwe azamujye kugahanga iteka ryose ayiwe mana we gapfuye imundekure we imundekure ndabinginze ayiwe mana we Yes, nongeye kubifuriza bihe byiza mwese bakunzi ba Star Galaxy TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Nizere ko mumeze neza cyane. Ngira ngo nkuko muri kubibona amarira yari menshi cyane hano ku rukiko rwa Kicukiro, ubwo ni mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama, na hari kubera urubanza rwa Kazungu Deni. Uyu numwe mu bagabo babagome cyane bagaragaje ubugome budasanzwe muri uyu mwaka. Hagiye kubera urubanza rero rw'uyu mugabo ukurikiranweho ibyaha byinshi cyane, ibyaha birenga 10 birimo ibyo kwica abantu ku bushake, ibyo kwica abantu urubozo, gukoresha ibyangombwa mpimbano, no kuvuga ngo agafata ibyangombwa by'umuntu yishe akabikoresha nkaho ari we. Harimo ibyaha byo kushinyagurira abantu. Uyu Kazungu Deni yemera ko yishe abantu 14, ariko muri abo 14 babiri muri bo akaba yarahishe imirambo yabo, akaba harabonetse abantu bagera kuri 12. Navuga ko ari ibyaha ndenga kamere, ibyaha birimo ubugome bwinshi cyane. Ngira ngo murabibona ko amarira yari menshi hano ku rukiko rwa Kicukiro. Uyu mumama mubona waruri kurira numwe mu bari bafite, numubyeyi w'umuhungu rukumbi uyu Kazungu Deni yishe, akamwica, yarangiza kumwica akajya agendera ku byangombwa byiwe. Uyu Kazungu Deni yatangaje ko mu bantu bose yishe, impamvu yabishe ari uko bari bafitanye amakimbirane n'ubundi, bikaba bivuga ko harimo abamuteye SIDA. Ariko tukibaza ese Kazungu aba bose ko yavuze ko abo yishe bose bari bafitanye amakimbirane, kandi akavuga ko bari bamuteye SIDA, bose bamuteye SIDA mu by'ukuri, no kuvuga ngo ni ibintu nyine uba wumva bitumvikana. Kazungu kandi yongeye gusaba urukiko ko yazaburanishwa, no kuvuga ngo akaburanishwa mu muhezo, kubera ko kugira ngo avuge ukuntu yagiye yica abantu, kubera ko bariya bose yagiye abica mu buryo butandukanye. Hari abo yishe akavuga ko aramutse abivugiye mu ruhame, hari bamwe nabo bajya babica kubera ko yabishe byoroshye cyane. So rero urukiko rusa nk'urwateye utwatsi ubwo busabe bwiwe, kubera ko yasabaga ko nyine urubanza rwe rwazabera mu muhezo. Kazungu rero yakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, hanyuma urubanza rwe n'ubundi rukazongera rugasubirwamo. Abantu benshi bari baje muri rubanza biteze kureba no kumenya imyanzuro iri bufatwe iturutse muri urukiko rwa Kicukiro. Navuga ko batashye badashubijwe ibyo bari biteze kubona, ntago ari byo babonye. Bari bitezwe ko wenda Kazungu ari bukatirwe burundu, igifungo cya burundu, ariko kugeza ubu ngubu Kazungu akatiwe igifungo cy'iminsi 30 nayo y'agateganyo, hanyuma urubanza rwe rukazakomeza nyuma y'iyo minsi 30. Ibi byose bibaye mu gihe nyine hakiri gukusanwa ibimenyetso n'amakuru ahagije ku bwicanyi budasanzwe, ubwicanyi ndengakamere bwakozwe n'uyu mugabo Kazungu. Navuga ko rero ari uko nguko byifashe. Hari abaturage benshi bagiye baganira n'itangazamakuru, bagaragaza uko babyumva, bagaragaza impande zabo, ariko bakavuga ko ubu ari ubwicanyi bukomeye cyane. Nk'uko Kazungu yavuze uti, hari bumwe mu buryo nakoreshaga nica aba bantu, bukaba ari uburyo bworoshye cyane, byatuma hari bamwe mu bantu babyumva, babumenya, nabo bakajya babukoresha, kubera ko abicanyi ni benshi. Ibi ntabwo ari bikorwa yakoraga wenyine, hari abantu benshi bafatanyije. Ariyo mpamvu yahawe iminsi 30 kugira ngo bazabashe kuba bakusanya amakuru yose, akatirwe bafite amakuru yose yuzuye. Abantu bari benshi cyane, abaturage ngira ngo
murabibona yinjira mu modoka ya RIB yamuzanye, yamusubijeyo. Abaturage bakomereye cyane, bakomera uyu mugabo. Ngira ngo ibintu rero ni uko nguko byari byifashe. Amakuru avugwa kuri uyu mugabo dukesha bamwe mu bantu bakurikirana uru rubanza, barukurikiranira bya hafi, bavuga ko uyu mugabo kuri konte yiwe basanze hariho miliyoni 400. Birakekwa ko muri izo miliyoni 400 hakurikijwe ukuntu hari bamwe mu bantu babonye bagasanga hari bimwe mu bice by'umubiri badafite. Ni ukuvuga ngo umwe bagasanga nta mutwe afite cyangwa se ikindi gice. Bikaba bivugwa yuko ibyo bice batabonaga Kazungu yaba yarabigurishaga. Ni ukuvuga ngo bitekereza neza ubyumve, mu bantu 12 babonye harimo abo babonaga badafite ibice byose byuzuye. Ibyo bice byose bituzuye, ibyo bice bibura, Kazungu yarabigurishaga. Byumvikane ko yari afite abandi bantu bakorana. Kazungu ni umuntu wize, ngo yanizeye ibintu by'ubuganga, akaba yari n'umucuruzi. Ni ukuvuga ngo ibyo bice byumvikane ko yari afite isoko rigari abicuruzaho. Ni ukuvuga ngo yica umuntu, nimba ari umutwe ashaka, nimba ari impyiko ashaka, akayitwara hanyuma akayijyana akayigurisha. Nguwo Kazungu. Iyo uganiriye n'abaturage bakubwira ko Kazungu igihano cyaba kimukwiriye ari ukuba nawe yakorerwa nk'ibyo yakoreye abandi. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyo bigeze ahangaha twese tubyumva bitandukanye. Buri wese aba afite ukuntu yumva Kazungu yahabwa igihano. Abantu benshi rero bari baje muri urubanza biteze ko nyine ari uko biri bugende, Kazungu wenda ari bukatirwe burundu, ariko mu gihe hagikusanwa amakuru ahagije, niyo mpamvu bahisemo kuhita bamufunga iminsi 30 y'agateganyo, hanyuma urubanza rukazakomeza nyuma. Natwe rero reka dutegereze uko bizagenda, ubwo urubanza ruzaba rusubukuwe tuzabakurikiranira turebe uko ibintu bimeze, turebe iby'uru rubanza rwa Kazungu, tumenye ibintu byinshi cyane. Ni umugabo wakoze ibyaha byinshi, ngira ngo murabibona, ni ibyaha by'ubugome, kwica umuntu warangiza ukatwara bimwe mu bice bye ukagerekaho kumwihambira noneho ahantu ucumbitse si wawe. Twibuke neza ko ahantu yari atuye yarahacumbitse. Kuko ngo umuntu yamushyizemo, nyir'ibyondo yamushyizemo nk'umupangayi, ahita akoramo irimbi. Ngira ngo muri kumva uburemere bw'icyo kintu, gufata inzu y'umuntu warangiza ukahita ukoramo irimbi. Iki ntabwo ari icyaha cyoroshye, ni ibintu birimo ubugome bukabije cyane. Gufata inzu y'umuntu ukayikoreramo ubwicanyi, warangiza ukahita ukoreramo irimbi. Urumva ko rero bitoroshye kabisa, ari uko nguko bimeze. Ngayo nguko rero nuko nguko bimeze. Nzajya ngenda ngukurikiranira byinshi umenye uko bimeze hano kuri iyi nkuru ya Kazungu Deni. Nge nitwa Kebrice Umugwaneza, nyemerera n'ubundi duhurire mu zindi nkuru zitaha. Gusa nimba utarakora subscribe hano kuri Star Galaxy TV, ikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Maraso yazayabazwe azamujye kugahaga iteka ryose. Ayiwe manda wegapfuye, imundekure we, imundekure ndabinginze. Ayiwe manda we, ayiwe